ndagusuje kandi nkwaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana abane nawe. Wagize neza gukora subscribe ku Ibuye Rizima TV. Umugisha w'Imana ukubeho, urukundo rw'Imana ruhore kuri wowe iteka ryose. Tujye kuganira na Prince Robert. Imana imuhe umugisha kandi ndabona asa neza. Komana uzi ko sigaye usa nk'umuntu ufite amafaranga mwana. Ndafite. Yego. Ntabwo ninjye utahiwe. Meze neza se. Ndamahoro ndashima Imana. Urashima Kristo. Ikaze rero muri iki kiganiro kugira ngo tuganire abantu bose badukurikiye, ngira ngo twabahaye ikaze mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Muri iyi minsi twumvishe inkuru ikomeye. Twumva abantu bagiye babona ahantu leta yari yarafunze ni mu buvumo, birumvikana bakuraho beto leta yari yarashyizeho ibuza abaturage kujya basengeramo, bo bakuramo beto nyine barangije baragenda. Cyakora uwo munsi ntabwo byabahiriye bisanze mu maboko atarayabo. Abantu baravuga ati aba bantu koko bafunga abantu basenga, muri kurenganya ubwoko bw'Imana. Robert, nkawe nk'umuvugabutumwa, nk'umunyamasengesho, ibyo bintu bifata uti? Nshobora nanjye umunsi umwe kuzafatwa ndi gusenga, yego, nkafungwa. Ubwo rero singiye kubaseka, kuko baravuga ngo umugabo w'imbwa aseka imbohe, sibyo? Yego, kuko nanjye njya senga. yego. Gusa wenda imitekerereze yanjye sinagera ku rwego rwo kujya kwangiza ibikorwa remezo, sibyo? Cyangwa se ibintu leta yashyizeho, kuko umwuka undimo ntiyabinyemeza. Mvuze nka Robert, Yego, umwuka w'Imana undiho, undimo, yego, undiho unandimo. Ntabwo yantegeka kujya kuvuga ngo hari ahantu bakingiranye Imana ngiye gukuraho beto njye kuyisangamo. Mwibuye. Icyo cyo rwose. Ahubwo kuba nshobora nanjye kuba nafatwa ndi gusenga, kuko nanjye ndasenga. Yego, Wenda birashoboka, rumvikana. sibyo? Yego, Icyo ni icya mbere kugira ngo abantu batwumve neza. Ikindi cya kabiri, Bibiliya nk'uko ikunda kuvuga ngo ubwoko bwanjye burimbutse buzize kutamenya. yego, It's a mean, hari abantu bashakira Imana ahantu itari, sibyo? kuvuga se ko nabo baba barimo bagiye kwishakira aho itari. Katureba ahantu Bibiliya yavuze ahantu Imana iri. Yego, Kuko Yesu yasize ibintu byose byoruganije, anasiga n'umwuka we yego, uzigisha ibisumbuyeho, sibyo? yego, Ibyo atatumenyesheje. Noneho adusigira n'imbaraga zivuga ngo mwebwe ubwanyu muzakora ibiruta ibyo nagize gute nakoze mubikoreye muri njyewe. yego. Nukuvuga ngo hari imirimo Yesu yasize akoze, ariko abantu bamwizera nka kuri aba Paul baje bagakora idasanzwe, natwe dushobora kuzakora idasanzwe. Nahoze nicara nsanga ndi mu bantu bashobora kuba bakaza, usibye amateleviziyo aba afite ibiganiro n'abanyamakuru benshi. Yego, Nkurikije cano maze gutunga, nakoze estimation, nsanga ni mu bantu bashobora kuba bamaze gukora video zigera mu 5,000. nshaka wazikoze. Kandi izo video zose uko ari 5,000, ntago nazirangiza nibura nanaze mu ijambo ry'Imana nk'urubuto rujya mu mitima y'abantu. Yego, Kuri ya device gifite hafi mu 2,000. Iyi nshyashya imaze amezi 4 n'urugero, sibyo? Ifiteho video 227. Izo mbaraga rero zidushoboza guhora tuvuga ubutumwa bwiza buri munsi. yego, Ni iz'umwuka w'Imana uri muri twe kuvuga ngo muzakora n'ibirenze ibyo nagize gute nakoze. Yego, Ubwo bivuze ngo ndi mu bantu bashobora kuba barigishije ibibwiriza byinshi hano mu Rwanda, yego. kuruta n'abo bavuga ubutumwa bose uzi bagiye bazenguruka. Birashoboka cyane ko buri umuntu wazengurutse akagera ahantu ibihumbi bingahe, Yego. haba ari hehe? Sibyo? Yego, Atwigarukire. Ino nkuru nanjye narayibonye, y'abantu imibare itavugwaho rumwe. Ubuyobozi buvuga ko ari imibare y'abantu 23 na 6. yego, Nuza abantu bakati ni abantu 68. yego, Noneho reka dufate umubare ubuyobozi bwavuze, 26. yego. 3 bahise barekurwa, Ngo bari batwite. Ariko ubu byanze bikunze kuva harimo n'abana wenda bitegura ikizamini cya leta, nabo bashobora kuba bararekuwe, abandi bakajya kugira gute muri transit center, niko numvisha umunyamakuru abivuga. Yego, Ariko twicare turebe, aba bantu bahowe iki? Bahowe gusenga. gusenga. Hari ikosa bafite gusenga si ikosa, Ntabwo ari ikosa. sibyo? Ariko kwa ko bajyanye muri transit center hari ikosa bafite. Yego,
icyo si icya mbere. yego Bagiye ikosa rya mbere bagiye gusengera ahantu hatemewe hatemewe. Iryo kosa barabizi ko amatangazo yamanitswe. yego Ese ubundi dushingiye ku ijambo ry'Imana ahemewe gusengerwa ni hehe? yego Sibyo? yego Gusenga si ikosa yego kuko nkeka n'ugiye kubafunga nawe arasenga, cyane. ahubwo bagiye gusengera ahantu hatageze gute Hatemewe. hatemewe. Ese ubundi nyine wari uvuze ikibazo, ubwo nanjye reka nongereho ikindi. Ubundi nyine nimba gusenga byemewe, umuntu akwiriye gusengera he kandi ninde uhagena? Yego, sibyo? Yego. Tujye tugana tugende gakeya, Yego. kuko uyu munsi dukurikije imitekerereze y'abantu bamwe hari abo uhura nawe akaba ati abasinzi bafite agaciro kuruta abanyamasengero. Yego Sibyo? Cyane. Izo ni imvugo ziri hano muki cyane. ngo mu bamotari mu itangazamakuru bavuga imvugo badashaka kuvuga ngo zavuye ngo ni iz'abamotari. Abamotari babagorewe. Abamotari bamugana Melody nibo batari abantu. Jirene yaramubajije ngo ese ubundi ngo ariko ngo bafasha abamotari ngo bazana ngo muri Bekare na ngo kuyuzuza byakunaniye ngo ntabwo babaye nka King James. Hanga kubundi ko mba numva mwihaye abamotari si bene wanyu. Ahubwo se si bo babatwara aho ngaho bajya. Yego. Nguruza abamotari bo ntibemerewe kuza kumva umuziki. Bashiki babo nibo bakora. Si babyara banyu si baso wanyu. Base ni banyina ni barumuna babo. No Melody nawe ukuntu avuga kumva hari izindi mbaraga ziri kumuvugiramo. Ngo ngaho undi muhanzi azabakure mu kazi kabo abazane kumva imiziki baretse ku mota. Konjo n'indi mbaraga ndakuraye. Bajyaze kibashingamo kandi kantu nyine bijinga ibirengera ariko imbaraga afite urazizi wowe zikura abamotari mu kazi. N'undi usibye amaresitora y'abantu bafite imbaraga niba bashobora gukura abamotari mu kazi wari wazibona z'Ikigali abafite imbaraga. Parikingi kabura ubura kabari nka ariko hari imbaraga impamagara. Umuntu ari ku Ruyenzi akakubwira ati ariko njyewe kuruyenza Kimironko ngendera Kimironko kandi zirageze rumatono nta no kure umugenzi wa nta mumotari ujya kunyuraho ugatega kandi ubona nta murabaza ati oya murazi bazimuhamagaye barabizi se sha akamutware twakore twoza dutse ntabwo yatangira bundi agomba kutangira bundi bushya agomba kuyazana abamotari mugira ngo iyo ni capati gusa harimo gahunda ndakurahisha ikomereze kuri topic ya urikumva noneho urikumva mu gihe aba bantu bagiye gusenga abantu 23 habuzemo n'umwe ufite ubwenge bwo kumenyesha abantu ahantu ho gusengerwa by'ukuri mu bantu 23. Oya ntawe nimba yaranarimo ntago bamwumviye. Kabiri ese muri 23 ninde wafashe video? Koko yafashwe mbere yuko binjira turi kubona muri kwinjira ninde wagafashe muri mwe? Bibiliya hari kunisaba ngo umwuka wa Satani winjira muri Yuda utajya kuzana igitero. Ese Imana yitararengeye abayo bakenda bagwa hejuru. Ubu tuba tuganira kugira ngo abantu bamanze bumve neza sibyo? Isi iri muri kawo masenge narabikubwiye iri muri kawo. Ejo bundi twari turi kuganira uri kumva ati umuntu ugenda n'inyama n'amaraso Musa nagisara ishobora. Oya aho byageze byararangiye. Reka none ngiye kuvuga ikintu giraca intege abantu. Imana ni ikiba mu nsengero mbere nyuma yaho Yesu afashe umwenda rukingirije ahera agawutramo kabiri. Ubuzi ko azajya kwishakira mu byararangiye finite rimine. Aho Yesu ahuriye n'umugore amubwira ati wamaye kuri amazi yawe nkagwa ku mazi y'ubugingo. Abakijya kwishakira mu butayi finite rimine. Sana bibabwiye ati umugore wanyiza atari ko ngenda kwizera iki ko dufite imisozi dusengera banguka ngutabare ikinzanye rusesamanza mu rugo. Hagiye wowe witwa ngo iki? Ngo senga usubizwe. Ngira ngo ahari ngo ni senga usubizwe ibintu nk'ibyo.
finitermine. haravuga ati mugore mfa muri ibyo ngibyo. Ese byagenze gute? Ati igihe cyageze ubwo abasenga batazaza kunsengera kuri uyu musozi kandi Yesu yarabivuze. Ese bazajya bagusengera he? Mukuri no mu mwuka. Mukuri se ni Mukwize ni he? Ntabwo ari kwirwa bibaza. Yari yafashwe. Uriya mugore yahise afatwa. Ati mbonye umuntu wamenye ibyanjye byose, ati mugore nyizera ibyaha byawe urabibabari, byari birangiye. Erega buriya nyine iyo umuntu yakiriye Yesu ntabwo wamubaza ngo ntabwo yabaza icyo kibazo ngo mukuri ni. Mu rusengero n'insengero nyinshi nta rumuri rw'umucyo w'Imana ukiriyo, hari urumuri rw'imirasire 7 cyane rwose mu nsengero nyinshi. Ubu butayu bwose mubona aba bantu birwa bagira mwabagore mwe birwa bashuka bajya mu butayu na hehe rukumva siga ngara iyi misozi yarahumanye mwana atiko mwagiye muvugisha ko nagiye ahantu misozi yarahumanye umuntu yamindiyeho arambwa ate ku masengero amazi yari ahantu urayazi se baracyasengeraho kandi leta arabica ndi ku masengero wamba bari itike ndayikwishyurira mbabara tuze tujyane dusenge ancengeje ko yari inshuti yanjye hari umuntu ari inshuti kujisha nyine ukabura ukuntu yikura hari abantu baba bameze nka kwa Yonatani na Dawidi ahubwo okay vaho tugende naribi turagenda tugeze gihinguka nk'hano ari nk'ahari ahirye ijwi ry'Imana itarimbwira ngo nturengaho ndimwibeshye na gatutusha ujya muri ari amazi tambwira ni mwigendere bigenze gute ndabategereza bigenze gute numvise umwuka w'Imana atanyemerera kujya ngo mbega wowe ngo akose ubwo masenge nibyo byawe koko baraka twebwe twigiremo twisenge na wese ubundi mwakwitaye ngo ya masenge mfite ikigeragezo kinzengereje ngo mpa gusiga hano sinareka kujyamo yavuye urugo rwa rusenyuka uwo mwanya tayari abantu ibintu by'imisozi barabirangije yego saa 9 cyangwa saa 6 z'ijoro aho bazi ko musengera abari mizinda feri urumva haba deployinzwe ingabo yewe data we ziri gukora gahunda ku buryo uhajyaho kugira ngo utahane imbaraga akose nubwo hatemewe mwe muri kujyayo turatugoma abantu baba bafite bamuzi ngo ni icya kudondaho bakagira ngo ubusa bari kudonda turikomereje nigeze kujya ahantu hamwe najyaga njya gusengera batarafunga nanjye najyagayo utagira ngo njye sinagiyeyo ndagenda yikimara kugerayo umugabo bayikoje mu mitana ngaje kubana navuga ati subirayo toka genda njya gusenga iwawe ufite ikintu cyanzanye naje numva bambwiye ko hano uyu musozi ubaye ibihe byiza uri kumva urambangira naje mfite gahunda buri umuntu utazi ahantu ava nabazi n'ahantu ajya iteka ryose buri abarokore benshi nabonye baba bafite ubujiji utamenye umugore araza akabwira undi mugenzi we ngo waje ngo tukajyana gusenga we yarayabitegura yatse umugabo uruhushya wowe wawe yagiye mu kazi azingwa gusize mu rugo n'imyenda gusigiye kumesa n'uyigize kabaragorotse wagera ugasanga n'uburi tagete yarafite no gutwara akanyenyeri kawe cyane gahita kurangirizaho neza gatahura urushushungwe rw'ibereye aho ngaho mujye mumenya ikintu n'imbaraga zacyo uri kumva ubungubu hari abagore bahora baherezwa ibishoro byanze gufatisha akamuhagashya ugaho gusa bamugore ko mbona ufite ubwenge waje muganira ukumva ibitekerezo nibye kumva biri ku murongo ukagera kuri ya gahunda ukamuhagashya kubera iki bamucometse miti yariti yatunda aho hantu nka yariti itunda byamo bihingukiriye cyo ukabona wabimukoza ari kuzamuka kandi yabonaga wagira ngo nta n'ubwenge agira hano umuntu ura kafite gahunda yagomba bwire uriya uri kumva abantu benshi mujye mutinya ikintu leta ishobora kubuza abantu bakunda kujya gukurikira bajya gushaka abarimo ibanga byanze bikunze abarimo ibanga ugashize nakubwiye niba senge ubu dufite abantu ari abapfuye n'abariho abari mu nzu y'imbohe n'abandi bantu bazi ko bahorwa Imana kandi nta mana bahorwa cyane rwose ubu dufite abantu bapfuye mwita abamaritiri nta bamaritiri bwabo cyane rwose dufite abantu bari mu nzu y'imbohe bavuga ngo twahowe ijambo ry'Imana nta butumwa bwiza bahowe icyo twababwira nuko buri dini rigira umwuka ushoboza kwihanganira imibabaro yose yanyuzwamo abayobozi bazira ibyo bemera yego buri dini rirawugira uwo mwuka ariko ntabwo ari uw'Imana
buruzamuye igitekerezo cyo gukubita abantu basenga ku isabato shaba kuvuga ati nushaka uturase nushaka kugira gute cyane ubu wibeshye none se iri sengera ry'abagore rivugisha induru muri ADPR ngo biba biturutse kuki naho hose nyine neze nyine ubu iyi gahunda yo kubabwira ngo bashyire imisatsi babuze uburyo kibagu reka mbabwira hakubundi wiza yiyama amafaranga nkabimuvugira n'uwo mwanya ngewe tayari nkahita nenonsa kandi bakabyumva nk'abatuhere none ahangaha mushireho imisatsi mu manure zabeyura baseke amajipo yitwa abeyura wihura yazi abapeni baseke bambara ishobora kuvamo shitingi wanatubikamo ako nibantu basigaye ari uburaya bukomeye buvuze ubuhuha ni mu banyamadini kurusha uziko abanyamadini basigaye ari ibiraya kurusha none se rega urabona iyo babyita kugwa mu rwuba babonye urugi rwari rukingutse babe bazi ko hakinze barungurutse bene wabo bavuga nta kirimo umwana n'uwanjye sha muzima n'uwanjye wapfuye niwe reka tubere gutera blague noneho tuganire biri seriye twinjire no ku musozo w'iki kiganiro ntabwo nshaka ko tugitindamo yego Yesu yatanze orientation y'ahantu ho gusengera sibyo ariko isi kubera ko iyobowe n'umwuka umenyesha ikibi n'ikiza abantu bajya gushakira Imana ahantu itari yego icyo ni icyambere ntabwo Imana iba muri ibi bizu byubatswe n'abana b'abantu yego icyo ni icyambere yewe birashoboka ko nina misozi nk'uko twabiganiriye Imana agiye ivugira y'amagambo akomeye ariko kuva Yesu yabica ntabwo Imana ikivugira hari ahantu umva ahantu Bibiliya yavuze Imana ivugira yavuze ngo kure y'induru z'abarasana ni Imana igize gute nihiri ariho tuvomera amazi ni Imana ivugira nyine ubwo nyine ngo kuva mu ngo zabo bakajya ku misozi ngo bagiye kure y'induru z'abarasana ngo ahantu hatari abantu ngo bagiye kwihererana nayo utekereza ko babashoreye batari bafite ibirasa ubwo rero ni kure y'induru batarasana nyine urumva nibyo tuba tubabwira ngo ni ikibazo gikomeye kuko abantu ibyo bigishijwe si byo jambo ry'Imana ubu ngubu abantu bazinga abantu ntiwibagirwe ikintu wari ugiye kuvuga abantu bazi ngo nahise ngo Yesu ko yagiye mu rusengero ahubwo menya ngo yari agiye gukoramo iki cyangwa hageze yakozemo iki yahavuye ate icya kabiri Yesu se ko yagiye gusengera ku musozi ese Yesu yagiye kuwuhe musozi ryari kandi yakuye iki ku musozi abantu nta nubwo basobanukiye yuko Yesu nubwo yasengeraga ku musozi yahasengeye mu isezerano rya kera kuko nyuma yaryo aho hari umuntu wamubonye ajya mu rusengero cyangwa ajya ku misozi Yesu azutse atangije isezerano rishya hari ahantu mwigeze mubona ajya gusengera ku musozi usibye mu ngo z'abizera aho abizera babaga bari kumuvuga niho yageraga kuko babaga bahagaze mu kuri connection ye yarayumvaga uyu munsi hakumasenge uyu munsi wo nashyira kuri chaîne akavuga ati ariko reka nkubwire urabona ko dushyira kuri televiziyo zacu kandi chaîne ni no mu ijuru bashyiraho chaîne bavuga ati chaîne iri kwa masengesho ndi kuyumva neza iyi connection ndayumva neza iri kundamye cyane uzi ahantu Yesu ari iriya connection y'abantu bakuyeho inuza igitare bari kwinjira mu butayu iyo Yesu akuba bahari ari guhita baha amakuru cyane agati baraje nyamuneka cyangwa umutajya uyu munsi namuhamagara wo kujya gukuraho beto y'abandi Yesu ukijya kwerekezaho kuko bwati subizayo ariko ko baba bamwirukanye nyine hari indi myuka bazanye niyo mpamvu nyine bagenda bakabirindura ngo bakinjiramo ngo bagiye gukora ibiki so bene data wenda reka tuvuge gutya icyatumye nimba Imana yarigeze igusubiriza ku musozi ntabwo Imana yagusubije kuko uri kuri uwo musozi Imana yasubije wowe ntiyasubije umusozi kandi yabitewe n'imbabazi zayo n'imbaraga zayo ntabwo yabitewe n'umusozi ry'ibonaniro ryayo riba kuri uwo musozi si umusozi uhagaze kuko hari abayanduriyeho iyi misozi hari abantu benshi bayanduriyeho ariko masenge wambwiye ngo ntakibagirwa ndacyakibuka akuzi ko uyu munsi bisaba ko dutanga itangazo n'abandi bizera bose bisaba ko dufata ifatiro abantu bagiye bubaka zigasenyuka zose tugashyiraho urufatiro rwa Kristo ntabwo babyumva
ariko bake ni ukuri imfatiro ba Rugagi basize bubatse zikwiye gusenyuka. Imfatiro ba Ernest basize bubakiye aba bantu zikwiye gusenyuka. Hari abantu ngo nimukavuga abantu mu mazina yabo, ariko hari imfatiro abantu babashyiriyeho. Izi mfatiro ba Yongwe basize babashyiriyeho zikwiye gusenyuka, mukajya ku rufatiro rwa Kristo ruri ku gipimo ku buryo ushyiraho irati na ya inde ekeri ukabona neza iruzuye. Nizi zose barumuna babo nizi n'abavandimwe bose n'ababatoje n'abibigi zikwiye kuhirima akajya urufatiro rwa Kristo mugashinga. Dore izi mfatiro nizo ziri gutuma abantu bajya kwegura amabeto, abantu bavuze ati hano nimwemeye kuhasengera cyane. Dore Yesu yatanze urufatiro ruzima, abantu bakwiye kumusengera mu kuri no mu mwuka, ngo aranakashimangira ngo kuko benabo ashaka ko benabo ari bo bamusenga. We uri kujya gusenga uri mubo ashaka ko uri umugabo ufite abana ubasize mu rugo uriga, uri kumva sibyo bariga, hanyuma warangiza uri kumva urabataye ugiye kujya muri transit center ngo usize ngo kujya gukora beto z'abandi ngo bazavamo bayishyuye batayishyura amaye nka data kandi ubudisi abana hari n'abatagira inzira imusimuka bagiye kwishyura beto batayishyura. cyokora iyo abari Imana baziraga byo Yesu yaravuze ngo ntihazagira ubakubita cyangwa bajyane muri gereza abazize ubukubaganyi, ahubwo bazabazize izina ryanjye. Ibyo bintu babajijije ni ubukubaganyi. Tuvugishije ukuri nta muntu bakubahora gusenga kuko n'uyu munsi natwe turasenga. Babajijije ubukubaganyi sibyo ubwo nyine reka tubyemeye ko babazijije gusenga da, hako si ubwo bukubaganye bundi bwo kumena beto z'abandi bugagaho bwaje bute. Ese mwabavandimwe mwe twongere tuvugisha ukuri, wenda nyine ibintu byo gusengera ku misozi byatugiyemo nubwo ntaza aho byaturutse ariko nyine byatugiyemo. Reka twemere ko oya Bibiliya kubivuga ko Yesu yasengeye cyari igicucu, ubundi mu isezerano rishya bisobanura iki? Bisobanura iki? Ariko senda reka twemere ko twahasengeye tukaba tutari no gusobanukirwa ibyaho neza. Ariko se bene data abantu 20 na bangahe kuri iki gihe ko tuvugishije 20 ngo ni groupe y'abanyamasengesho 20 na bangahe nabura ndi muri 10 ndi muri 7 ndi muri 5 20 na bangahe ukinjiza umuntu ariko kuri kuvuga ko yarabangaye kumunyamakuru ati ahubwo ni 38 ubwo nyine ubundi hari abantu bamenya amakuru kare bagahita baguruka baye ati za urambabarira nashanze kwa rugusenga n'Imana agahenze bagufungwa. Buriya niba barabonye ari 23 wese baguruka abandi baguhatisha n'abandi bamwuka ushoboza twihangane dupfire Yesu anenga kareka mwihangane nyine nta kundi. Ariko rero Roba buri iyo tugarutse inyuma agahinda gahita kanyica. Ariko abantu bakurikirane zino ntumwa zarenganijwe, zino ntumwa bateye amabuye izindi bakazirenganya, bajye mu gusoma ibyakozwe n'intumwa harimo impfu zabo n'ukuntu zajyanwaga mu nkiko. Ntabwo Stefano bavuga ko bamuteye amabuye kuko hari ibintu yangije by'abaromani. Stefano ikintu bamuzizaga bavugaga ko ahamya Yesu kurusha Mose cyane rwose. Tube clear tuganire niba turi kugera ikirenge mu batubanjirije. Tube clear Stefano bamutera amabuye ntabwo Stefano turebe ababera bose bagiye batandukanye bagiye bakururwa bakajyana mu nkiko bakajya kubakubita ikintu babahoye. Petero na Yohana bamuzize iki? Babajije ko bakijije ikirema, bakijije umuntu ikirema cyangwa kimaze iminsi kimugaye. Nese abantu babahoye iki? Gusenya ibikorwa bya leta. Bari kubarega gusenya ibikorwa bya leta. Akwe tujye tugana tuvugisha ukuri. Pawulo bamuhoye iki? Cyatumye bamukubita bakamujyana mu nzu y'imbohe. Izina rya Yesu. Bambwa ati Pawulo wowe twakoranaga umurimo wica aba bantu. Ni iki kintu cyaguhinduye kugira ngo utangiye guhamya uyu Yesu? Koko. Ngo baramubwira ati nimba ari ibyo arababwira ati oya naramwemeye naramwizeye burya ntabwo nari nagasobanukiwe ibyo ndimo. Ngo acyashye umuntu wari urimo dayimoni yamugendaga inyuma avuga ati uyu muntu ni umuntu w'Imana ibyo avuga mu byubahe. Yego. Ati hora dayimoni mva inyuma muvemo. Ngo babonye yuko atazongera kubungukira byinshi kandi ari we wabaraguriraga bahita bajya guhamagara abanyarukiko. Ubundi nibyo byari bikwiye gufungisha abana b'Imana. Nuko akuvuga ngo bagufatiye ku musozi uri gusenga ngo wakwiho beto y'abandi
kandi ubu no muri komenti hari abantu bakoze ngo tutari tuzi ko muri abapagani bajya bamenya gutandukanya kwizira wowe no kuzira Kristo ni ibintu bibiri bitandukanye. Ega twebwe icyo tureba icyo Imana ishaka ntabwo tureba icyo abantu bashaka. Yego. Sibyo. Murebe intumwa zose zagiye yaba na ba Yeremiya ikintu babakubitiraga. Yeremiya baramuhondaga bamuhora ko avuze ngo Imana yavuze. Cyane. Sibyo. Yego. Izi ntumwa zose uko muzibona bagiye bica zigiye zitandukanye. Nta kindi kintu bazihoye kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Numa buratagiye ikiganiro ubwo ni hari igihe nanjye wenda bazankubita bamura gusenga. Hakonye ntabwo uzankubita nagiye kwangiza ibikorwa remezo cya leta ngo ngiye gukuraho beto ngo kugira ngo Imana inyumve. Nzi neza ko inyumvira mu cyumba cyanjye. Nzi neza ko n'igihe ndi kugenda mu muhanda hari igihe mba ndi mu bihe byiza byo gusenga. Ejo najyanye n'umudamu mu modoka ageze arambwira ati wahetse tugasenga tuba twuzuye umwuka wera ntwaye. Nibyo ari. Tugera duhanura dusenga. Uburyo bwose bwo gusenga no kwinginga. None naho gahunda iri. Ngewe ubundi reka mbarabura ahantu heza ho gusengera. Mujye musengera ku kazi kanyu, musengere ku mashuri aho mwiga, musengere mu ngo zanyu, urukumva, musengere mu nzira mugenda. Imana yo mu ijuru irabumva kuko ibera hose icyarimwe. His Excellence yaravuze ngo basengere no kuri telefone. Aho naho haremewe. Hasigaye murebe ko Imana itabasanga. Urukumva. Arega nta wabarenganya. Nese wowe uzatangira kubwirizwa ubutumwa bakubwira ko Imana iba ku rusengero. Nugeramo mo hagati abarwaye ukuntu bigenda reka mbibasobanurire. Uza baguhamagara mu mavuna baguha ati bahariye ku rusengero iwacu kuri ADP hano haruguru Indera. Uwika amashaje kuvuga ati oya mwebwe kuwa gatatu nibwo ibiwanyu iwacu bihari kuwa gatanu. Ubu Nyarugenge bati muri ibicucu muri n'ibigoryi twebwe ahubwo iwacu ni ihaba kuwa mbere n'urugero cyangwa kuwa kabiri. Ndati kumuhima twebwe ni hiba. None ugatangira ukajya batariko kuwa gatatu birindera. Kuwa kane kamashashi. Njya kuyijambo utegugeyo. Kuwa gatanu ko bari guhaha ibirayi ukabura. Kuwa gatatu bakumurindi urukumva. Sibyo? Kuwanda ati Banyarugenge ati Remera. Irindwi bishire biba bitondetse urukumva. Abari niyoza zizi kuvuga. Noneho iyo uhuye n'uwa Nyarugenge birukanye atakibasha kuba batereka hari nagihaba ate hari ahantu nabonye nahungiye iba tibanguka ngutabare wowe atakwaho tuzaje Bibiri ivuga abantu bazerera mu butayu no mu misozi n'ahandi hose bajya gushaka Imana ariko inyota n'inzara yabo nayo babona. Hahirwa umuntu witeka atoranye akamwegereza basenge. Abantu kuki abantu batarumva neza igihe cyo gusengera mu kuri no mu mwuka. Nese babyumva gute ntawe babwiye. Abwirwa gute se batahamagabo. Bahamagarwa gute se batari mu batoranijwe. None se nyine ni ibyo rero niyo mpamvu abantu benshi kuko batari bazi gukiranuka kw'Imana bihimbiye gukiranuka kwabo. Kumwe bagutereka mu buvumo. Oya ngira ngo yajya kwicisha abana banjye inzara uri kumva sibyo. Kandi ngereka nkwereke Robert. Ikintu kiba cyatumye bajyayo reka nyikubwire batekereza ko nibibabaza aribwo Imana iri bubumve. None se ugira ngo abana b'abanyeshuri ni iki kibajyanye umuntu kugira ngo batsinde ikizamini cya leta kandi umuhanga mu kwiga asenga ari kwiga cyane. Ngenge nicara ku ishuri bazanye ibizamini nk'abamana urabizi neza ko ntize bihagije ariko ibyo baduhaye byose ko nari kubisubiza umfashe nibura batubaze uri kumva ibijyanye n'ibyo nasomye. Je niba nabashe gusenga ubwo nuwaterekeye naye bamuhaye gahunda mwisi y'umwuka yarebyemo ibizamini bikaza mugahura mu kiraga batakubora batandushije ate kandi kuko Yesu nawe aragenda akajya muri mwana mwuka w'Imana akabati ndaguhangaho tegura ibijyanye n'ibyo umwana wanjye yize cyane. Bitsaba kwitebagura ngo njye muri zabanguka ngutabare naye nyine. Urumva hari ijambo nshaka gushimangira ijambo Eliya yabwiye abahanuzi ba Bayali avuga ati giye mwayihamagariye ndabona yabihoreye nimwikebagure noneho nibona ibishunzi by'amaraso ahandi raza ibatabara ibone ko mubabaye. Abantu bigishijwe Imana ngo bagomba kwibabaza kugira ngo bakunde bayibone. Umuntu akumva ko ngo nazamuka umusozi uhanamye cyane ujye bumva bazamuka agahuruduka agasubira inyuma. Ejo ni napiri Muhanga uri kubyumva akumva ngo n'Imana nibona uriya musozi ngo nazamuka. Reka mbwira abantu ngo nimwe samushinzwe gutanga ubugingo uriya muntu abapfuye arimbutse atarimbuka.
kugira ngo abantu babyumve neza. Umuntu ngo nazamuka umusozi ngo Imana irareba ngo izi mvune ngo nagize ngo ngiye kuyishaka, hanyuma se ubwo ibyo byunguye iki Imana? Imana kibera hose icyarimwe. Kuzamuka umusozi wiyuha icyo cyuya cyawe ngo ugiye kuyishaka biyunguye iki mu by'ukuri? Ahubwo si iyo ufata umwanya ukanasoma ijambo ry'Imana ukayibwira uti mfasha kuryumva, wamishuriye ijambo ryawe, ndikumva ntari kubyumva neza, ko aricyo cyari kugira icyo kimarira Imana. Abantu rero bagenda muri icyo kintu cy'ikigare, imyaka igashira, bamwe bakakibamo abandi bakacyaza haya nagwa stories z'ukuntu igikoma cyari kingutuye turi mu yirindwi. Ntabwo azinze ariko sha sinanze ko gusenga ari ikibazo kuko Bibiliya irabyemera, sibyo? Ariko uricara wareba ikintu inzara iri kukuguturira, uri kumva? Ntabwo dusenga kugira ngo tubabare ngo Imana irebe umubabari dutabara, ahubwo dusenga kugira ngo dusabane n'Imana. Dusenga kugira ngo dusabane n'Imana, nk'uko itegeko ryo rivuga ngo umudayimoni ntakurwa muri kindi usibye gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari abantu biyiriza ubusa ntibasenge, hari n'abasenga ntibiyiriza ubusa. Ibyo bintu byose ntabwo ari byo. Ariko niki gitumye usenga cyane niki gitumye wiyiriza ubusa? Ese ubundi basenge kwiriza ubusa Bibiliya kushobora gusa tuba dukwiye no kuganira rega, ushobora gusanga Bibiliya kwiriza ubusa iri kuvuga atari no kureka ibiryo. Yego, kamfate nk'urugero rwa hafi, umusambanyi w'ubudayimoni ikintu cyambere kimukuraho ni ukwiriza ubusa kamere. Yego, yagusaba gusama rwego ati ntago byemera, wambambiwe wacunguye ntago abyemera. Kamere iti batisha ndabwiriwe tu, ubwo mudayimoni ahita batisha hari abaranyirukanye barawunyirije cyane. Niba hari udayimoni kubwiye ngo genda ujye kwibuka bwati oya kamere we nkwirije ubusa cyane. Kwiyiriza ubusa nyine biri mu buryo bwinshi cyane. Hari wasanga nuko yarabadusaga kwiyiriza ubusa kamere. Oya no kwiyiriza ubusa kubw'ibyo kurya. Ndumva ni Yesaya 58 harabisobanura ko mu munsi wiyirije ubusa, kwiyiriza ubusa Imana ishima. Nuko icyambere ubohora ingoyi z'abantu bose waboshye. Mu yandi magambo abo mwagiraga icyo mupfa. N'umunsi wo kwicara ukababarira batagusabye imbabazi. Icya kabiri ugarekura ibyo kurya byawe by'uwo munsi ukabigaburira abakene. Icya gatatu ukareba abantu bamenenganishijwe ukabazana ukabacumbikira mu nzu yawe. Mu yandi magambo ni ukureba n'abandi bantu babuze urukundo, nimba wowe nawe ukodesha iby'inzu zisanzwe ukabaha urukundo kuko nyine wowe usabanye n'Imana, noneho rwa rukundo utari ufitiye abantu wowe ukarubaha. Ni umuntu umwe, umudamu umwe hano muri quartier, yego, yaraje arambwira koroba nawe uri wa fake ize kubera abandi ngo zigeze kuri aya naye. Ndavuga atabo bihorera nsenga mbwira Imana nguye izime nabo nari ndi kumwe nabo, hari icyo navuganye nayo genda. Ubwo nkuru yari yakwiriye ngo rawe aratangira ubusa ibyo byose se. Buriya abantu benshi ntabwo bajya bayishurirwa, nyine ukabona ibindi biraguruka nawe ukaguruka, kandi ibyo biguruka aho byavuye shebuja siwe shobuja. Jewe ndaribwira Imana bati nuzima niba abandi bageze kuri 50 zashyira kuri 40, kuko hari undi uri kuza uyu munsi umeze nk'uko naje cyane. Neno abantu nyine ugasanga abantu bari kwiruka. Njye mbwira abantu ngo usiga dayimoni wawe mu rugo ukajya kwirukana iyo mu musozi no munsi yibuye. Ifite ikibazo ni iyi. Iyo mu musozi ugiye kubita yo ku musozi usizi iri mu rugo, kandi ukubita yo ku musozi kahava ikajya ku wundi. Ariko se ko wataha ugasanga attention abantu benshi bataramenya hari igihe ukubita dayimoni ku musozi kazi inyuma zigukurikiye. Ahubwo hari nese zino mpanuka nyinshi zibabaho ziba zivuye n'iyo usanga izagutegerereje bahashyize tuzaza hano nimuzatuma atahiraho muzajyane nawe yo kureba harengana mujye mugira utuntu mwikorera kabisa. Uwo munsi yavuye ku butayu ukajya wumva hari ibintu biri kumwadukaho bishyabi. Nuko nguko abantu benshi umugabo utatonganaga ukabona atangiye cyane rwose ko yazora nubwo meze nka runaka kira n'umwanda kabari ngubona mushumba wacu ntabwo umeze nk'uriya mushumba wacu. Bene data bakundwa rwose, reka tubabwize ukuri pe. Twebwe nyine Roba uri kumva ubu hari ibintu dushobora
turi gusoza hari ibintu dushobora kuvuga abantu bakumva bikomeye ariko natwe tutarahishurirwa Kristo bya nyabyo kandi n'ubu impamvu tuvuga siko tumaze guhabwa rwose ariko icyo twahawe n'umwami Imana nicyo turi kubabwira namwe kandi twizeye ko umwuka w'Imana azakomeza kuduhishurira namwe akabahishurira kimwe mu bintu bituma umwuka w'Imana akomeza kukwihishurira cyangwa kuguhishurira nuko wemera ibyo aguhishuriye ukabiha agaciro nk'ubu ibintu tuvuze hano ni bitesha agaciro ntabwo muzigera muhishurirwa ibikurikiyeho ngo ntabwo muzamuri gushakashaka iby'umwami ashima nashakaga kuvuga ngo rero natwe tutari twahishurirwa Kristo twari tumeze nk'amwe ndetse wabona twari tunabakubye kuko ibyo mukora twebwe twabibanjemo ndetse cyane tunakabya tunabyigisha wenda tujyanayo n'abandi dore ko nyine twari dufite ubwo butware cyangwa se iyo mpamvu hanyuma rero bene data ibyo turi kubabwira si ukubanga si ukubayobya ni ukubabwira inzira ya nyayo dukwiriye gucamo tubabwira ngo ibintu abanyamadini badupakiyemo kuva kera binyuranye n'ukuri kw'Imana ikimenyetso cy'uko binyuranye n'ukuri kw'Imana ni uko igihe twayishakiye Imana ntabwo yihisha muri uru rwego iyo aba ariyo igihe twahereye dushaka ariyo twarayishakiye mu nzira za nyayo ubu tuba twarayibonye Imana iba yarabonetse Imana iba yarabatabaye kavuga akantu gakomeye si ureba uwakura umutemeri kuri ADPR ngo urebe umunuko urimo cyangwa ugakura umutemeri kuri iyi misozi n'aya mazi abantu bajya gusengera ngo urebe umunuko urimo uyu mwuka wera yikuraho n'ubundi ariko nyine se nibangaye bafite ayo ariko se ni iki kiba ku bantu ku buryo isi y'uyu munsi isigaye ikora ikintu kidasanzwe ntihagire umuntu nkurikije ukuntu ibyo kiba kiremereye yego ntihagire umuntu nasobanukirwa ikintu kibaye ubundi abantu bazi impamvu nyamukuru ituma abantu batajya gusengera ku misozi n'amadini namwe yafunzwe ese bayibwirwa n'iki ko bazi ngo ni Satani yarwanije umurimo w'Imana nuko babitekereza kandi narababwiye ngo n'abarozi ubu baricaye bari kwiga turabashimiye mwese mwabanye natwe muri iki kiganiro Imana muri bahumugisha Imana ibahumugisha duhure mu biganiro bitaha kandi umwuka w'Imana akomeze kubayobora mu by'ukuri kose abamenyesha ukuri nimumenye ukuri kuzababatura nimubaturwa muzaba mubatuwe by'iteka ryose mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen.